Tubaye ikaze bakunze Mwigishwa TV, tubaye ikaze mwese aho mwamuherereye hatandukanye ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye, mwese turabakiriye. N'umwanya tugiye kuganiraho bukeya niturangiza dukomeze gahunda zacu, namwe abadukurikiye mukomeze gahunda zacu. Ubaye rero ari ubwa mbere ugeze hano, karibu ku Mwigishwa, kandi ubaye naguri umusangwa karibu tubane kugira ngo dukomezanye. Aho murankomeza nanjye aho ndi wenda hari umwe wenda naba nkomeza. Rero ndabakiriye mwese, abagabo, abamama, abasore, abakobwa, umuntu wese ujya ugira igihe akamara ushobora gufata umunota w'umwe akawumara kuri iyi channel, rwose muhaye agaciro, ndabimushimiye. Kandi umuntu wese ufata umunota w'umwe hagarika ibintu bye akaza kuri channel, nubwo waba ujya uhamara umunota umwe, njyewe rwose mbihaye agaciro kanini cyane. Rero mbere yuko dukomeza n'ubundi nkuko bisanzwe, ndabanza nihanganisha abantu. Hari igihe buriya tujye dukora ibiganiro ukaba wagikurikirana, wenda wowe utishimye, wenda urarwaye, urarwaje, wabuze uwawe, uri mu bihe by'inzitane bigukomereye, mu bigihe by'ibigeragezo bigukomereye, ku buryo hari igihe ushobora kuza no kumva wenda ikiganiro runaka ugira ngo amasaha agende wenda wibagirwe n'ibyo urimo. Rero icyo nakubwira muvandimwe, komera wihangane. Uburyo ki amarangamutima yawe yaba akomeretse atishimye, komera wihangane, suko bizahora. Tugira Imana izihindura ibihe, tugira Imana ihindura ibihe, kandi ngo buza buca bucana yandi. Uyu munsi uko biri ntago ari kwejo buzira. Uko rero uramutse si kwejo nabwo uzaramuka. Uyu munsi nimba aramutse ubabaye utishimye, birashoboka cyane kwejo ushobora kubyuka uri guturagara uririmba indirimbo z'amashimwe. Rero ubuzima burimo bwose utakoroheye mu buryo butandukanye, ndakubwiye ngo ihangane. Ubwo tugifite Imana nk'umurengezi n'umutabazi, nta mubisha, nta munyamaboko waturwanya ngo tsindi. Ubwo tugifite Imana nk'umurengezi n'umutabazi. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira bukiya gusa, tuganira ku buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana, uburyo bwo gusoma Bibiliya. Usanga Bibiliya abantu barayigize ikintu gikomeye cyo guha umwanya cyo gusoma. Ubwo usanga ushobora kumara amasaha 3 ndi muri WhatsApp, ndi guchatinga, ndi kuri YouTube, ndi kuri social media, ariko ugasanga iminota 30 cyangwa se 10 yo kwicara ngo some Bibiliya byaragoranye. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo ikintu hagoranye kubyumva, kubyakira nk'abakristo, hagoranye kubiha agaciro. Kandi umukristo udasoma ijambo ry'Imana aba yibeshe cyane. Nabayeho imyaka myinshi mba mu buzima bwo kwibesha kubera kudasoma ijambo ry'Imana. Nukuri bindabibabwira mbibahamiriza, nabayeho imyaka myinshi mba mu buzima bwo kwibesha, hamba mu buzima bwo kubana n'ijambo, cyangwa se bwo kumva ijambo babwirije mu rusengero. Ni byiza, ariko ni byiza ko ugira ihishurirwa nawe ryawe bwite uba uri gusoma Bibiliya, kubera ko ijambo ry'Imana rifite umumaro munini cyane. Wakwibaza ngo sano kubera iki tujya dusoma Bibiliya? Bibiliya, umukristo udasoma Bibiliya ni nk'umwene gihugu cyangwa se umuturage w'igihugu runaka utabuza itegeko nshinga ry'igihugu ciwe. Ni kuba uri umuturage w'igihugu runaka utazi uburenganzira bwawe aho bugarukira naho butangirira, ku buryo umuntu ashobora kuza akakurenganya ku kintu igihugu kiguhera uburenganzira, kubera ko utazi ko itegeko ry'igihugu cyawe cyaguhereye uburenganzira cya kintu, umuntu akaza akakikuriganya. Nabwo ushobora gusanga nabwo hari igihe uvogera amategeko kubera ko utayazi amategeko y'igihugu cyawe. Kubera iki? Ntabwo wasomye itegeko nshinga ngo umenye ngo uburenganzira bwanje nk'umuturage w'igihugu runaka bugarukira hano, butangira hano, bugarukira hano. Nta wamvogera kuri iki niki, nanje simfite kurenga kuri iki niki. Rero umukristo uba hadasomye Bibiliya nubwo buzima bayeho, abayeho mu buzima bwo kurengera, akavogera, akarenga imipaka. Abayeho kandi nabwo mu buzima bwo kuriganwa ibyiwe. Satani aturiganya ibyacu kubera ko tutasomye.
ntabwo tuzi Imana, kubera ko Yohana niwe wavuze, aravuga mu gice cya mbere avuga ngo mbere na mbere hahoze jambo kandi uwo jambo niwe wari Imana. Ni ukuvuga ngo iyo dushaka kumenya Imana, ubugari bwayo, uburebure bwayo, ubunini bwayo, ubujyepfo bwayo n'ubujyejuru bwayo, tubikura hehe? Muri kino gitabo. Ni ukuvuga ngo Imana nta kindi ni ijambo. Yohana we yavuze ko mbere na mbere hari ijambo kandi uyu jambo we yari Imana. Nuko uyu jambo araza yambara umubiri w'umuntu, araza aravuka. Ni ukuvuga nidushaka kumenya Yesu, nidushaka kumenya Imana, tuzamenye dukoresheje kino gitabo. Iki gitabo nicyo cyonyine kijya kibasha kutubwira Imana ubugari bwayo n'ubunini bwayo. Iki gitabo cyo cyonyine kibasha kutubwira amategeko aturengera ndetse nayo natwe ubwacu tutarenga. Ni kino gitabo gusa. Rero umukristo wadasoma kino gitabo navuga ko ari mu buzima bw'ubujiji. Ni umukristo uri mu buzima bw'ubujiji kubera ko atazi amategeko amurengera namuhana. Ntazi amategeko amurengera namuhana. Rero mbere yuko mbabwira uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana, kubera ko nicyo ngiye gukorera ikiganiro cyo tugiye kuvuga gusa, ni gute umukristo yasoma ijambo ry'Imana mu buryo bworoheje, bitari mekanike, ibintu byoroheje bikageraho bikaba ubuzima bwiwe. Nari nababwiye ngo namaze imyaka myinshi mu buzima bwo kwibesha, numva ko Bibiliya ni y'abashumba, ni ikintu gikomeye gusoma, kukibonera umwanya kiragoye, ariko maze kubona ko bishoboka ko gusoma Bibiliya byaba ubuzima kandi mu buryo buri soft, butagoranye, kandi ukayumva mu buryo bworoheje kubera ko wabihaye umwanya. Rero reka tubanze dusome impamvu, ni iyihe mpamvu tuzasoma Bibiliya. Reka dusome Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16. Iravuga ngo uyu ni umumaro w'ijambo ry'Imana. Iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha. Icyo ni kimwe. Gusoma Bibiliya bigira umumaro wo kwigisha. Nta muntu n'umwe uri umukristo cyangwa utari umukristo udakeneye gusoma Bibiliya kubera ko bigira umumaro wo kwigisha. Nta muntu n'umwe udakeneye kwiga, nta muntu n'umwe udakeneye kumenya. Gusoma ijambo ry'Imana bifite umumaro wo kwigisha kubera ko Bibiliya niryo tangiriro ry'ubwenge bwose. Buriya ngo bagiye bakurikirana amareferanse y'ibitabo, abanditsi b'ibitabo ajya yirefera ku gitabo cyanditswe n'undi, wa undi nawe yirefeyo, nawe afite igitabo nawe yirefeyo yandika, tukaza gusanga buriya ngo tugiye dusanga igitabo referanse ya mbere yabaye hari Bibiliya. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ni igitabo abanyabwenge bazaza kuvamamo ubuhanga bwose. Abageographe mbere yuko bakora ibitabo, Bibiliya yari yarabivuzeho. Bibiliya irimo geography, irimo biology, irimo chemistry. Bibiliya irimo ibintu byose dushaka kumenya, ubwenge bwose, irimo ubuhanga bwose twashaka kumenya. Rero umumaro wa mbere wo gusoma Bibiliya ni ukwigisha. Kwigisha uwo ni umumaro wa mbere, kandi ntawe udashaka kwiga. Nawe ubwawe nubwo ubyirengagiza ushaka kwiga. Umumaro wa kabiri, umumaro wa kabiri ni ukwemeza ibyaha, ni ukwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Umumaro wa kabiri wo gusoma Bibiliya, izi twemeza ibyaha byacu. Bibiliya, ijambo ry'Imana, byanditswe byera byose, bifite umumaro wo kwigisha. Uwo ni uwa mbere. Umumaro wa kabiri ni ukutwemeza ibyaha byacu. Ni ukuri ibi ndabibabwira mbibahamiriza neza. Iki gitabo, aya magambo, nicyo kintu cyonyine kiza cyemeza umuntu ibyaha kidafite kubererekera. Abandi abavugabutumwa n'abandi bose bashobora kukubwiriza bakabererekera kubera ko batakuzi neza, ariko ijambo ry'Imana iryo ryonyine, iryo nawe iyo uryicayemo ntiriza ribererekera, ntiriza rijya ruswa, riza rikubwira ngo iki ngiki uzugikora. Ntiriza ribererekera kubera ko iryo amaso y'Imana aratuzi. Twakwisha amaso y'abashumba n'abandi, ariko amaso y'Imana yaratuzi. Iyo rero ufashe kino gitabo, ibi byahumetswe n'Imana, iyo ufashe ijambo ari ryo Mana, rifite umumaro wo kukwemeza ibyaha byawe ritabererekeye.
ritabererekeye. Kandi icyiza cyayo ntiriza rikwemeza ibyaha rigucira urubanza, riza rikwemeza ibyaha rikwereka inzira y'ubukiriro, rikwemeza uburyo ki wabikira, rikwereka inzira wabikiramo. Umumaro wa kabiri wo gusoma Bibiliya ni ukwemeza umuntu ibyaha bye. Umumaro wa gatatu wo gusoma Bibiliya, kumutunganya. Umumaro wa gatatu wo gusoma ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana, ni ugutunganya umuntu. Riragutunganya, rirakugorora. Handitswe tugenda tuguma kugenda tugoretse duhengama. Iryo riza rikugorora neza hatabayeho intervention y'undi muntu. Iryo ubwaryo warihaye umwanya, rirakugorora. Abantu bari abanyamafuti nkanje, ugasanga babaye abantu bari ku murongo. Uwo ni umumaro wa gatatu. Umumaro wa kane wo gusoma ijambo ry'Imana, ni ukuduhanira gukiranuka. Ijambo ry'Imana, ikintu cya mbere twabonye ko riratwigisha, icya kabiri ritwemeza ibyaha byacu, cya gatatu riradutunganya, icya kane riduhanira gukiranuka, riducahira gukiranuka. Ijambo ry'Imana riducahira gukiranuka, riducaha ritwereka inzira yo gukiranuka, riduhanira gukiranuka. Ngaho rero mbwira umukristo ubayeho utaza usoma kino gitabo, mu by'ukuri ubayeho gute? Ubayeho gute? Niyo mpamvu rero natekera ndavuga ngo uyu munsi dukora ikiganiro kivuga ni gute twasoma Bibiliya byoroheje. Ni gute wasoma Bibiliya byoroheje? Ni gute Bibiliya bwa ubuzima bwa buri munsi bwo gusoma Bibiliya? Ni gute wasoma Bibiliya? Kubera ko hari abandi bwose ngenya nkurikirana buriya ngira ukuntu nteye, iyo numvise ikintu akenshi ntago ngitaho ngaho ntagishize muri pratique. Rero narabikurikiranye, nafashe urugero rw'abandi babikoze, nanjye rwigeraho mbona ko bishoboka ko wasoma Bibiliya buri munsi bigakunda. Kandi nta nari muzayisoma ngo uzagume kubukobaruri, ntibikunda. Kubera ko ijambo ry'Imana riza rigenda ritwaye bino bintu bine twavuze. Riratwigisha, riduhanira gukiranuka, ritwemeza ibyaha byacu, riradutunganya. Ikindi, amasezerano yose Imana yose yaduhaye abamuhana. Tutiriwe tuja mu byumba by'amasengesho. Iki gitabo ni amasezerano y'Imana ku buzima bwawe. Kubaho rero utajya ugisoma, uri mu mwijima, ntuzi yuva ntuzi niyuja, ntuzi icyo Imana ikuvugaho, ntuzi n'icyo gushakaho. Niyo mpamvu rero tuno munsi tugiye kureba ni uburyo ki twasoma Bibiliya byoroheje. Gusoma Bibiliya rero, nanimo mbabwira umumaro wo gusoma Bibiliya. Gusoma Bibiliya rero, gusoma Bibiliya, ndambwe ya mbere tugira iyo tuja gusoma Bibiliya, turabiplanifia. Gusoma Bibiliya si ikintu dusoma kubera ko twabuze ikindi dukora. Nta nubwo ari ikintu tugira ngo nyibonye nambitse ku meza ngo reka nyifate nyisome. Oya, gusoma Bibiliya turabigambirira kwanza. Urabigambirira. Niba ushaka gusoma Bibiliya, niba uzi ubigaragaza byarakunaniye, nimba uza wigana abandi byarakunaniye, uza wigana abandi ariko utarabigambirira muri wowe. Ikintu cya mbere ukeneye kugira umugambi wo gusoma Bibiliya. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo gusoma Bibiliya. Umugambi wo gusoma Bibiliya. Umugambi uzugira ari umugambi ukagera ukabyara inyota. Rero step ya mbere, gira umugambi wo kuyisoma. Gira umugambi wo gusoma Bibiliya. Step ya kabiri, ukeneye ibikoresho bizagufasha kuyumva cyane. Ubu turacyari mu mugambi, ntiturageraho turambura igitabo. Oya, ukeneye ibikoresho. Ibi bikoresho ukeneye n'ibindi. Nibihe? Ukeneye kwanza kuba ufite igitabo cyawe.
Bibiliya yawe urayikeneye, itari y'abandi, itari intizanyo, kubera ko ntabwo uzajya usoma Bibiliya y'intizanyo. Iki gitabo ugifate nk'ubuzima bwawe. Nta kuntu rero waza uja gutira ubuzima, ntibikunda. Ukeneye kwanza kugira Bibiliya yawe, itari iy'abandi, itari y'umuturanyi, itari iya papa cyangwa iya mama, itari y'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, itari ya mushiki wawe cyangwa ya musaza wawe. Bibiliya yawe bwite urayikeneye. Cyo ni icyambere. Ikintu cya kabiri ukeneye ibintu bigufasha kwandika no kumakinga ibyo wasomye wumvishe cyangwa se utumvishe. Tigute buriya ntabwo tujya tumakinga ibyo twumvishe gusa, umakinga n'ibyo utumvishe utasobanukiwe. Ibyo bikoresho ukeneye ni ibihe? Nta bindi. Ukeneye maka, lighter, ukeneye highlighter zimeze gutya. Ikindi ukeneye izi mpapuro. Ubu ndi kubwira abantu bashaka gusoma Bibiliya byabananiye, at least ugira ikintu kikumotive. Ukeneye izi mpapuro, ukeneye highlighter, ukeneye Bibiliya yawe. Ukeneye bino bintu bitatu. Bibiliya yawe itari intirano, ukeneye impapuro zigufasha. Izi mpapuro zigufasha kwandika icyo wasobanukiwe, icyo wumvishe wahishuriwe, ndetse n'icyo utasobanukiwe, ugahita ugishira hehe muri ya page wanditse wasomyemo. Niza ukeneye izi maka cyangwa se highlighter zo kumakinga rya jambo wasobanukiwe cyangwa se utasobanukiwe. Sanga abantu benshi bazaba bamakinga gusa ijambo ryamufashije cyangwa se yasobanukiwe, iryo atasobanukiwe akarisiga. Kandi niba ushaka gusoma Bibiliya kugira umenye, ukeneye no kumakinga ryari dutasobanukiwe, kugira ngo umunsi uzabona uri gusobanurira, cyangwa se ushobora no kuja mu materaniro ugasanga niryo umuvugabutumwa agiye kubwiriza. Ico gihe wowe rirambuye uhita umenya ko warisomye ntiwarisobanukirwa. Uzabimenya gute? Ukoresha ibimenyetso. Bibiliya sinzi impamvu reka duhere se hehe. Dore ukuntu Bibiliya teye. Ndi kubwira abantu gusoma Bibiliya byabananiye. Ni ukuvuga ngo aya magambo njewe harimwe ibyo nasobanukiwe n'ibyo ntasobanukiwe. Ngakomeza. Hanyuma hagera igenza nkoresha ibimenyetso. Ntiwabireba? Ngira ibimenyetso nkoresha muri Bibiliya. Ijambo nasobanukiye nkarikunda ngira ikimenyetso ndishiraho. Ijambo kandi ntasobanukiwe naryo ngira nabwo ikimenyetso ndishiraho. Kanze ndebe. Dore ngiri ijambo ntasobanukiwe naryo ngira ikimenyetso ndishiraho. Shiraho utubazo. Iki ni igitabo canje. Kukigira gutya ntago ari ubucafu. Iyi ni ikaye nigiramo. Shaka ikindi gitabo cy'umurimbo nzakigura nimbona kino wenda hari igihe umuntu ashobora kukibona akabona akavuga ati wenda uyu mugore kino gitabo cyo yagifashe nabi. Hoya, iki ni igitabo nigiramo. Shaka nagira n'ikindi cyo kuja gusenga na kitamakinze gutya. None ibyo nari mvuze, ugomba kugira ibimenyetso ukoresha muri Bibiliya. Ku buryo nugera ku ijambo uzaza uhita umenya icyo warikuyemo. Warisigaranyemo akabazo, wararisobanukiwe ryaragufashije. Nuko harimo warning, ukagira n'ibimenyetso ukoresha ku magambo arimo warning. Buriya muri Bibiliya dufite amagambo aba arimo warning avuga ngo tukagire gutya, nugira gutya bizagenda gutya, nugira gutya bizagenda gutya, nugira gutya ibyago bizakuza. Izo ni za warning. Ukagira n'ibimenyetso. No kuvuga ngo Bibiliya yawe igomba kuba ari igitabo
wowe ubwawe ufata gusurambura ukaba interested nacyo utaranagisoma, wowe ubwawe ukaba interested nacyo utaranagisoma. Iyo twatukiri kuri step y'ibikoresho bikenewe kugira ngo usome Bibiliya. Twavuze ngo ukeneye igitabo cawe, ukeneye marikeri cyangwa se maka, ukeneye impapuro, zino sticker paper. Izi sticker paper iyo usomye ijambo nturyumve uhita uri stickingamo, wamara kuri stickingamo, iyo ugize amahirwe ukabona uri gusobanurira umushumba wawe se, umubyeyi wo mu mwuka cyangwa se umuvuga butumwa utari witeguye, nukuvuga ngo iyo ugeze kuri rya jambo wowe uyifunguye gusa Bibiliya yawe ugasanga niho agiye gusoma, uhita umenya ko urifitemo akabazo utaryumvisha. Ubwo icyo gihe n'ubundi ukoresha zino mpapuro zawe kugira ngo wandikeho noneho ko wabonye ubusobanuro bwa rya jambo ryari ryarakunaniye. Aho ngaho tubivuyeho, twari turi kuri step y'ibikenewe kugira ngo usome Bibiliya. Step rero dukurikiyeho ya gatatu ni mu gihe cyo gusoma Bibiliya. Iyo tugiye gusoma Bibiliya ntabwo dutegerejwe gusoma impapuro nyinshi. Hari igihe uzavuga ngo mudore uburyo wakoresha gusoma Bibiliya mu mwaka, ni byiza, ariko uyu muntu usoma Bibiliya mu mwaka ntago ari umuntu utangiye gusoma Bibiliya. Uyu ni umuntu umaze kubigira ubuzima, udasiba umunsi n'umwe. Ariko umuntu utangiye ntabwo wasoma chapitre 3 buri munsi, none azisoma usanga utakiyawumva ibyo wari musoma. Njewe nuko byangendekeye, nagiye gutangira gusoma Bibiliya, tangira soma chapitre 3 kananira pe, ngasoma nkaheruka ibyambere nibyo nagaza numva, chapter mbere niyo nzaga namumva, ibindi ntabyo nazaga numva, nasigara gusa nyine mpansoma by'umuhango. Ndavuga nti birero ndi gusoma by'umuhango, ntago ndi gusoma shaka kwiga. Ubwo rero ndahindura, maze guhindura natangiye soma verses 3 ku munsi. Mbere yo gusoma duja heherero, twaravuze ngo uraplaninga, ukeneye ibikoresho ariyo Bibiliya yawe, marikeri n'impapuro. Noneho ubwo ni ryari dusoma Bibiliya? Nico kintu cya gatatu. Dusoma Bibiliya ryari? Bibiliya ntabwo tuyisoma mu mwanya twabuzemo ibindi dukora, ahubwo Bibiliya tuyisoma muri wa mwanya wacu uhenze kuruta iyindi. Nushaka gusoma Bibiliya neza, uzapange umyanya yawe yose, usome Bibiliya ukibyuka. Bibiliya, abasomyi ba Bibiliya usoma Bibiliya mu gitondo ukibyuka. Mu gitondo niba ubyutse unywa amazi, niba ugira habit yo kunywa amazi mu gitondo cyangwa se ikawa, nurangiza utaratekereza ikindi kintu, utaratangira kuja muri gahunda zawe za buri munsi, utarasohoka mu cyumba cawe, ubwenge bukiri fresh. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dukundisha Uwiteka umutima wacu wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Ukeneye guha kino gitabo umwanya wawe wa wundi uhenze, ukakoresha ubwenge bwawe gusoma no kudigestinga iby'iki gitabo, butarajamwo ibindi, utaratekereza business, ukibyuka ukiri fresh mu mutwe. Nico gihe cyo gusoma Bibiliya, kugira ngo ibyo wasomye tubyibagirwe, tibivangirwe n'ibindi bitekerezo n'imiruho. Ntabwo dusoma Bibiliya uko tuvuye mu kazi ngo ya masaha yo kuruhuka. Coko zawe nimba akazi kawe atari kenshi utazakakunanisha wayisoma. Tidusoma Bibiliya ari uko tugiye kuryama, nico gihe usanga abantu bari kwisinziriramo. Ubwo dusoma Bibiliya turi fresh, umubiri uri fresh, umubiri uri fresh. Nico gihe cyo gusoma Bibiliya. Niba uzi ngo akazi kawe gatangira 7 AM, kora ibishoboka byose 6 cyangwa se 6 sharp ube ufite kino gitabo. Uje kuja mu kazi kawe warangije gukora icy'ingenzi, usoma kino gitabo. Nituja kugisoma rero turagisoma gute? Njewe nzambwira abantu ngo nuja gusoma Bibiliya
tugatangire mu isezerano rya kera, tangire mu isezerano risha. Isezerano rya kera hari ukuntu riri complicated kuryumva, ariko isezerano risha riroroshe kuryumva, kandi umwuka wera nimwo yamanutse. Mwuka w'Imana yatumanukiye mu isezerano risha. Uyu mwuka rero iyo n'ubundi ugeze mu isezerano risha, uzugerayo ukuzuzwa, uzugerayo ukuzura umwuka w'Imana ugufasha n'ubundi kumva isezerano rya kera. Aho ni ku giti cyanje. Wowe nubona ko waritangirira mu isezerano rya kera ni sawa, ariko nje nama nakubwira uzatangirire mu isezerano risha. Usome isezerano risha, urisome ryose. Tangirira muri Matayo. Hari abandi bazavuga ngo Matayo ntago ari isezerano risha. Matayo ni isezerano risha, niho ritangirira. Abavuga butumwa bo batubwira ko Matayo itari mu isezerano risha, ibitabo z'ubutumwa bitari mu isezerano risha ngo ritangira mu zakozwe n'intumwa. Oya, bino bitabo z'ubutumwa ni isezerano risha. Bazavuga ko Yohana ngo niwe wavuze ibyo kumeneka kw'amaraso. Bino butumwa ni isezerano risha, bitabo z'ubutumwa. Uzatangire muri Matayo usome ugeze hehe mu byahishuwe. Ariko igitabo cy'ibyahishuwe nacyo si cyo gupfa gusoma gusa utaracumba cyangwa se utabonye umwarimu. Soma ibi bitabo, nurangiza kubisoma ubone gutangirira isezerano risha, ubone kuza mu isezerano risha. Mu isezerano rya kera urangiza isezerano risha. Ni gute rero twumva ibyo tugiye gusoma? Turavuze ngo dutangiriye mu isezerano risha, cyangwa se uzatangiriwe no mu bya kera. Niki kizagufasha kumva igitabo, kumva ibyo ugiye gusoma? Ni ukuvuga ngo mbere yuko ufata igitabo usome, wenda hano ni mu Baroma, ngomba kubanza kumenya ngo Abaroma banditswe nandi. Yanditse kino gitabo, yacanditse agendereye kuki? Icya gatatu, yabwiraga abandi. Biroroshe, dufite Google. Ni ukuvuga ngo dufite Google idufasha kumenya amakuru yose. Nta kintu uzabaza Google ngo reke kukigusubiza, nkeretse kitarazaho. Ariko ikintu cyose uzabaza Google izaguha amakuru. Ni ukuvuga ngo mbere yuko nzibaza ngo iki gitabo cy'itangiriro cyanditswe nande, yacyanditse agendereye kuki, ashaka kuvuga iki? Ikindi, yacandikiye bandi. Izo nizo bizagufasha kumva igitabo ugiye gusoma. Numara rero, mu gihe umaze kwibaza ibyo bibazo wabiboneye ibisubizo, icyo uzakora ni iki? Nutangira gusoma, jya usoma ibyo ubasha kumva. Ntiwihutireho gusoma amapaje menshi utumva. Soma ibyo ubasha kumva. Wenda ku rugero ushobora gusoma kuva kuri verse 1 kugeza kuri verse 3. Je ntangira gusoma nuko nazaga nsoma verse 3 ku munsi, kubera ko nizo nabashaga kumva. Ni ukuvuga ngo jya usoma ibyo ubasha kumva. Niba ari verse 3 uri gusoma ukumva n'ibyo uri kumva, ibitekerezo byawe, ubwenge bwawe nibyo biri kubasha kudigestinga. Nurenza 3 kera warushe, ibitekerezo byatangiye kugenda handi, watangiye kera gutekereza business nibiki, akavuyo kari mu rugo, duty zigutegereje. Rekeraho, soma ibyo ubasha kumva. Wenda wabasha kumva chapitre 1, niyo wabasha gusoma uri focused ukayumva, bari yusoma. Wikutira gusoma 5, wikutira gusoma 3. Soma chapitre 1 kubera ko niyo ushoboye kumva. Ikigenderero kuri Bibiliya si ugusoma amapaje menshi. Ikigenderero ni ugusoma ibyo wumva bikugirira umumaro. Na verse 1 wayisoma ikaguhindura ubuzima, twayumvishe neza. Rero ikigenderewe ntago ari amapaje menshi, ikigenderewe ni ugusoma ibigufitiye umumaro. Tumaze kuva kuri ibyo ngo usome ibyo ubasha kudigestinga. Icya gatatu, igikurikiye ni icya gatatu cyangwa icya kane. Ni gute ijambo ry'Imana noneho wasomye rikugiraho ububasha? Niki gituma
verse wasomye ikugiraho ububasha. Ni ukuvuga ngo kugira ijambo wasomye rikugireho ububasha, riguhindura. Kubera ko impamvu idutera gusoma kino gitabo nta kindi, ni biriya twasomye muri Timoteyo wa 2:3-16, itwigishe, riduhanire gukiranuka, ritwemeze ibyaha byacu, ridutunganye. Nibyo bintu bine. Noneho ni gutega iri jambo wasomye uyu munsi. Turi kubwira umuntu ushaka gusoma ijambo buri munsi, ni gute iri jambo rikugiraho imbaraga muri ibi bintu bine: rikwigisha, riguhana, rigutunganya, rikwemeza ibyaha. Kintu ca mbere nta kindi nuko uryigeraho, ni ugufata rya jambo wasomye uwo munsi ukaryigeraho. Abantu benshi iyo Satani agiye kuturiganya ijambo ry'Imana kugira ngo ntiritugireho umumaro, niyo mpamvu tubaye mu makanisa imyaka myinshi ariko tudahinduka, nuko tuba mu buriganya bwa Satani. Satani zaturiganya babwiriza, ntiwibone wowe, ukabona undi, ukabona umuturanyi wawe, ukabona umuvandimwe wawe, ukabona mubanye mu itorero, kandi nyamara ijambo ry'Imana rijya riza rivuga umuntu ku giti ciwe, umuntu ku giti ciwe. Rero kugira ngo rikugireho ububasha, iri jambo wasomye none, nuko uryigeraho wowe. Wibaze ngo rimvuzeho iki, rinyigishije iki, rimpanye iki, rintunganyije iki, rinyemeje iki. Ibintu bine ubyibaze. Wibaze ngo iri jambo ni iki rinyigishije, iri jambo ni rinyemeje byahaki, iri jambo rintunganyije gute, rimpanye gute. Kubera ko niki jambo ry'Imana riragendeye gukora, cyangwa se isezerano riri muri iri jambo ni irihe. Nugira gutyo buri munsi, nta na rimwe ijambo ry'Imana ritazakugiraho ubasha ngo riguhindure. Kubera ko niyo ryonyine ribasha guhindura kamere zacu zigashira, ryonyine, bitari ibindi byose twishingikirijeho. Ryonyine rifite ububasha bwo guhana, kwemeza umuntu ibyaha byiwe, kumwigisha, kumuhanira gukiranuka no kumutunganya. Ijambo ry'Imana rero nurisoma nturyibonemo, uzamenye ko wavangiwe. Nusoma ijambo ry'Imana ukumva ntacyo rikwigishije, kumva ntacyo riguhanye, ukumva ntacyo rigutunganyije, kumva ntacyo, mbese uzavuge ngo navangiwe, uzamenye ko wavangiwe. Kubera ko aho rigeze hose rigomba gusiga rikoze iyo mirimo ine. Rirasiga rikwigishije, riguhane, rikwemeza ibyaha byawe, rigutunganya. Ntabwo ryakuvaho ritagusizeho, ridasize rikoze iyo mirimo ine muri wowe. Ariko nuzemera ko iyi ijambo ry'Imana rikora iyo mirimo muri wowe, rizabikora. Rero ntabwo dushishikazwa, nta nubwo mbashishikariza gusoma ijambo ry'Imana nkuko dusoma za WhatsApp n'ibinyamakuru. Hoya, ndabashishikariza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo rigire uruhare mu guhindura kamere zacu, rigire uruhare mu kudutunganya no kutwigisha no kutwemeza ibyaha byacu no kuduhanira gukiranuka. Ibitari ibyo ngibyo, iyo bigiye gukorwa n'umuntu bikorwa nabi, ariko iyo bikozwe n'ijambo ry'Imana ribikora neza. Kubera iki? Iryo ubwaryo rifite ubushobozi bwo gukomeretsa no komora uwo ryakomerekeje. Rifite ubushobozi bwo kugufata rikagukandakanda, ryarangiza kandi rikomora aho ryababaje. Iryo ubwaryo rifite ubwo bushobozi. Rero dukunda gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo bigoye, wabigira ubuzima, wabigira akamenyero. Gusoma ijambo ry'Imana buri munsi zaba akamenyero mu buzima bwawe, mu gihe washatse ko biba akamenyero. Nubiha agaciro, twavuze ngo kintu cya mbere turabitegura, turabiplanifiya, kuvuga ngo ngiye gufata urugendo rwo gusoma ijambo ry'Imana. Zamara kubirira akamenyero, ugashaka ibikoresho bizagufasha. Wamara ushaka ibikoresho bizagufasha, ukabiha umwanya wawe uhenze ku rutindi, umwanya wawe mwiza ku rutindi. Warangiza gusoma, ubosome ibyo ushoboye kumva, ibyo ushoboye kumva. Numara gusoma ibyo ushoboye kumva,
ibyo wasomye ubyigereho bya buri munsi. Icyanyuma nayo nibagiwe, ntugasome ijambo ry'Imana n'umunsi n'umwe utari kuyemo icyifuzo cy'umunsi. Nusoma ijambo ry'Imana, niba ufashe urugendo rwo gusoma Bibiliya buri munsi, uzi ukora ibishoboka byose, kubera ko niri guhana rikakwigisha, rikagutunganya, rikakwemeza ibyaha, nta na rimwe uzarireka udakwema icyifuzo cya buri munsi. Icyo nicyo kintu natahuye naje. Iyo ubisomye uzugira icyifuzo cya buri munsi, icyo usengera buri munsi, ubwira Imana ngo Mana tunganya kuri iki ngiki, tugura kuri iki ngiki, nkagureka kino cyaha runaka, kubera ko ijambo ry'Imana ryakikwemeje. Ni ukuvuga ngo ntabwo wasoma ijambo ry'Imana buri munsi ngo uzureka kugira icyo usengera buri munsi. Uzirinde rero kurisomera ubusa, uzirinde kandi kurisoma kubera ko abandi barisomye. Uzarisome kubera ko wabigambiriye, ukeneye kwigishwa no gutunganywa naryo. Ubuzima bw'umukristo udasoma Bibiliya ni ubuzima bw'ubuyobe, ni ubuzima burimo urujijo rwinshi, kubera ko uje wese akubwira ibyo yishakiye, kandi kubera ko nawe nta jambo ufite ribitse mu mutima wawe, biroroshe cyane kuyoba, biroroshe cyane kujiye bije byose bisha, biroroshe cyane. Kubera iki? Kubera ko nta muyobozi ufite, nta mwarimu ufite, nta mwigisha ufite. Rero ijambo ry'Imana ribaganze. Twarimo twiga ku ijambo ni gute twasoma Bibiliya bikabuzima bwa buri munsi bw'umukristo. Tukaduterura Bibiliya ku cyumweru gusa, kubera ko n'umwarimu wa buri munsi, n'umurinzi wa buri munsi, n'umwigisha wa buri munsi, n'umubyeyi wa buri munsi. Bibiliya ni umubyeyi wa buri munsi. Aho ababyeyi bacu batari, iyo abashumba bacu batabari, iyo abadufiteho ubushobozi batabari, Bibiliya izitugiraho ubushobozi. Iyo aba bose batari, Bibiliya izitugiraho ubushobozi. Rero ni byiza mu buzima bw'umukristo ko wasoma Bibiliya buri munsi, kugira ngo uve ku rwego rumwe. Ndakubwiza ukuri kw'Imana, ntabwo uzasoma Bibiliya buri munsi ngo ubwire ubuzima bwawe ukwezi gushire, ukwa kabiri gushire, ukwa gatatu gushire, ukiri wa wundi. Tibizakunda, tibikunda, zanga bizakunda. Hari biza bihinduka muri wowe kandi utabigizemo uruhare. Kubera iki? Kubera kuri kumwe n'umubyeyi wa buri munsi. Hari imbaraga zazikuzaho runaka zo kunesha ingeso. Kubera iki? Kubera kuri kumwe n'ijisho rigucahira gukiranuka buri munsi, kandi rikwemeza ibyaha bya buri munsi. Rero murakoze cyane kubabaye hano. Niba ari bwa mbere urahageze, ukore subscribe, kandi niba nabwo umusangwa wakora share. Mu by'ukuri sinkunda gusaba share, ariko iyo mwarimu mfashije ngo mukore share kuri iki kiganiro cyo gusoma ijambo ry'Imana, cyane cyane abantu batoya, abasore n'abakobwa, abantu batoya cyane, n'abakuze, n'abantu benshi bakuze, azasoma ijambo ry'Imana, asoma Bibiliya kubera ko ayibonye, yabuze ibyo gukora, yabuze ahaja, nuko akavuga ati munzanire Bibiliya, some Bibiliya. Bibiliya ntabwo tuza tuyisoma kubera ko twabuze ibyo dukora, kubera ko twabuze iyo tuja, kubera ko twagize irungo. Hoya, Bibiliya tuza tuyisoma ari uko twiyimye ibindi byose byari bidufitiye umumaro, tukayiha wa mwanya wacu uhenze kuruta iyindi, akaba ari bwo dusoma Bibiliya. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibyanditswe byera byose bifite umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumuhanira gukiranuka no kumutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse. Niba rero utasoma ijambo ry'Imana, niba utasoma kino gitabo, ntabwo urashika ntushitse kandi ntuzi Imana. Kubera ko iki ngiki ubwacu, Yohana niko yavuze, aravuze ngo mbere na mbere hari ijambo, kandi ijambo ngo we hore nyine Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu waje mu isi n'ijambo. Jambo rero dufite ubu ngubu n'uyu nguyu. Ubuntu bw'Imana bubaganze.